rwose yazikoze nka 15% ubonaga ari umukinnyi uri hasi ngira ngo baje no kumukuramo ariko ntabwo ibisinde byose wabirimira kuri Lamine Ba ubonaga ikipe ya APR iri hasi cyane mu buryo bw'imikinire muri iyi minsi n'ikibazo ruboneka yagize kuko urabona ko ntabwo ari sharp cyane mu gusirikiriza baro nkuko dusanga tubimenyereyeho ntabwo yambura baro nyinshi ntabwo ari kwihuta hanyuma Ronald Sekiganda muri mediane nawe no umukinnyi ubona ko ari hasi cyane ngira ngo waje no gukora amakosa bituma habwa ikarita y'umutuku itaravuzweho rumwe tugiye kugarukaho ariko nyine nabonaga n'ubundi atari gukina neza mu by'ukuri ubonaga rero umutoza nkuko umutoza hari ingingo bivuze na amanota 3 Kiyovu yari ikwiye itabonye aho kugira ngo tuvuge ngo wabenda APR banganyije na Kiyovu bagomba kubona 3 ahubwo ni Kiyovu yagombaga kubona amanota 3 itabonye bijyanye n'uburyo nyine APR uburyo bwayo bw'imikinire buri hasi nge nabonye akaboko k'umutoza ntabwo kagaragara cyane muri APR kuko iyo urebye abakinnyi ba APR ntabwo ari abakinnyi babi bijyanye n'uburyo iri gukina nabi kubera ko iri gukina nabi bikabije bitandukanye na karite z'abakinnyi ifite icyo gihe rero wongera ugatekereza ku mutoza wenda kuki se adahindura kuki yabonye mu ntara y'abahizi bitari byiza ntabihindure muri Sekafa akava bikiri bibi akabaje muri champion babibi kugeza ubwo atsinda Gicumbi adakonvenka agatsina Mukura insinzi wavuga atarakwiye agahita aganya na Kiyovu bivuze ngo nyuma ya performance mbi iri kugenda iba muri APR nta kaboko k'umutoza twari twabonamo ku buryo hari wenda hari ibyo yahinduye ashaka guhindura uburyo bw'imikinire ashaka guhindura abakinnyi se kubera ko afite abakinnyi benshi twaravuga ngo APR ifite amakipe abiri yashyiramo yose agakina si ikibazo cy'abakinnyi nubwo we avuga ko ari abakinnyi babura ariko babura hari abandi babasimbura ahubwo ubona ko ikibazo cy'uburyo APR itojemo ayo mataktiki kurya hindura umukino birasa na hari ikibazo gikomeye cyane ku bakinnyi niyo muganira yewe bakinnyi ngeraho twaganiriye utapfa kuvuga hano amazina yabo ariko bakubwira bati ntabwo rwose dufite backup y'umutoza ntabwo atubaking urakoze cyane kubisasira kuko ndagira ngo noneho tujye kwitangazo rya APR riratujyana mu misifurire ritujyane no muri APR nyine n'umukino nyirizina ariko banza wibutsa abantu ababoko babakuriraho ikarita itukura yahawe Rwema Amza nyuma y'umukino batsinzwemo n'ikipe ya Rayon Sport hanyuma kandi ikipe ya APR nyuma y'umukino rwose umaze kurangira amasaha y'ijoro ndatekereza ari na bamwe bari bamaze kuryama bahita basohora itangazo bagira bati turabizi ko mubabaye kandi birumvikana ntabwo twabonye umusaruro ukwiye ku mukino waduhuje na Kiyovu Sport uyu munsi bati tubasabye imbabazi kandi turabizeza kwitwara neza mu mikino izakurikira abo n'abafana babwiraga ikindi bati benshi muri twe twabonye mwagaragaje impungenge ku byemezo by'umusifuzi w'umunsi birimo penalty ikwiye twimwe n'ikarita y'umutuku idakwiye yahawe umukinnyi wacu ngo bavugaga Sekiganda bati nibyo ko natwe twabibonye gusa dufitiye icyizere inzego zitegura amarushanwa zinashinzwe abasifuzi aho twizera ko bizakurikiranwa ngo hamenyekane icyatumye tudahabwa ubutabera bukwiye bati tuzakomeza guharanira kubaha ibyishimo no kwitwara neza mu buryo bubahesha ishema iryo ni itangazo ry'ikipe ya APR Rigani ubu nyuma yo guhagarika abasifuzi nyuma y'umunsi wa gatatu ubu noneho abasifuzi igihe nanarebye guhera ku mikino narebye bishoboke ko hatangiye kuba ama equipe versus abasifuzi kuko no mwita rero kurangirira ahangaha buriya babitangaje nitangazo buriya nayirarega nitangazo rirega uko rigaragara nitangazo bisa naho ryandika kuri social media ritamaze kugera iyo yareze rwose yareze Ferwa Rwanda Premier League iraza kwitwara ite kuko abo abanyamuryango noneho ama equipe yamaze kumenya ko hari uburenganzira bwabo ese uribuka tuganira na Richard SG akaba na vice president wa federation ikintu namubwiye ndamwira ariko nta kibazo mufite cyuko ubwo mutangiye guhana cyane abasifuzi byazateza ibibazo bakabona ko bari less protected ibo nk'abasifuzi ariko none begana amakipe urwaho rwo kwandika amabaruwa menshi buri insida yose amakipe agomba kuyaregera yaravuze ngo ntabwo bizabaho ariko nyine byagombaga kubaho njye nabibona mu buryo bubiri insida ikomeye iteye ubwoba kurusha izindi zose niyabaye kuri match ya Muhanga na Bugesera iyo insida ntimwayivuze ariko niyo iteye isoni kurusha izindi aho umuzamu Bonheur w'ikipe ya Muhanga yasohotse arenga urubuga rwe rwa gardien yemerewe ruriya rubuga rw'amahina arasohoka kubita umupira n'amaboko aho kuzamo amaboko yarenze urubuga rwe
akinisha amaboko kandi yarenze urubuga rwa Sirifase rwa Garidi. abantu ntibagire ngo ni n'ahandi ku murongo imbere hagaragara n'imbere cyane ntibamuhaye ikarita kandi buriya iba ari ruje direkite kuko nta mukinnyi we wari uri inyuma ye, nta mukinnyi wari uri mu izamu, ekipe ikanabwa yafataga nk'umudefanseri wanyu. uriya musifuzi wasifuriye amace sinshaka no kujya mu by'amazina ngewe ndeba insida sinkivuga izina ry'umuntu uriya wakwiye guhanwa, ariko ufashije abantu bakanamenya wenda deviation yari hari. Yitwa Kwizera Olivier, ni umwe mu basifuzi basa naho ari bashyira mu cyiciro cya mbere bazamutse, naje kubaza muri Ferwafa ko bari gukora promotion y'abasifuzi, ubwo ne wasifuye iyo match abantu baba babizi nyine kari video iramurega uwo wagomba guhana kugira ngo atazahanwa abantu bamenye izina rye. Ibyo nibyitwa ngo habayemo ngo kwibeshye ko nteregereye umurongo, biriya byo ni kosa nkana, wowe guhanwa rwose ntacyo kuburana, ntanumve ko hari umwanga, ntiyumve ko hari n'umutemeyeho hitaka. Ngeri n'inshuti yanjye cyane iriya rwose video imeze kuriya n'inshuti yanjye twarakinanye, icyo yakora cyonyine is to say sorry akakira ibihano, wowe tumuveho. ariko muri iyo match yakoze rindi kosa kuko igitego batsinze Bugesera bari bakoze contre attaque Bugesera bateye baro ayikora mu bisanzwe, ubundi umusifuza akoze kuri baro nk'uko arasifura barakayisubiza abari bayifite, ariko ntiyasifuye, ahubwo bahise batsinda Bugesera igitego bavuga ngo ikosa yakoze ryajyanye ku gitego. Iyo ritavamo igitego ntabwo twari kubyita ikosa cyane ko n'ubundi ubusanzwe umusifuza akoze kuri baro baratangira bagakina. Iriya tegeko riba interprete muri ubu buryo: iyo umusifuzi wamushose umupira akawushotwa na Bugesera, umupira ukajya ku mukinnyi wa Bugesera ntasifura, nta kibazo. Ariko iyo umukinnyi wa Bugesera ari ushose umupira agawushota arbitre, umupira ugahita ujya kuri adversaire, agomba guhagarika umukino kuko abatanze assist nawe niko byagenze umupira wavuye kuri Bugesera ujya kuri Muhanga, awukozeho aho Devier ujya ku mukinnyi wa Muhanga ahita aransa baro batsira igitego. Yasifuye nabi, uwo ni ukumuvaho arahanwa. twigire rero kuri ya misifuri rero na amakipe atatu ari buze kurega. Bugesera irarega, amagaju amaze kurega, amagaju asaba ko bakorerwa ikarita y'umutuku umukinnyi wabo bavuga ko yahawe ikarita yo kubera Basane. Mu by'ukuri harimo ibintu bibiri, harimo kuba yego Basane yipasha umupira ashaka wenyine kwipasa muri profondeur ngo yiruka asiga uwo umukinnyi atera tackle, habaye ibintu bibiri. Tackle ntiyafashe Basane, icyo kibanza cyumvikana. Tackle ntiyafashe Basane, icyo kirabanza kikamukura muri position yo guhabwa karto rouge, ariko intention ubushake yari afite kuko umupira wari wagiye bwari gicamurundi. Mu by'ukuri rero kuko hatabayeho contact nanone kumuha red card byari icyemezo kiri hash, yashobora guhabwa umuhondo na avertissement kumwe ati dore aya matakre yawe adasobanutse uraza guca umuntu murundi, genda gake. Mu mupira twibuka ikintu bahana intention, ariko nanone hakazamo no kureba aggressivité yikosa wakoze. Yego sibyo? Yego. Urabona ngo kuriya baserezaga ka Pedri kakuruye muza Vinicius kumukurura ni kosa, ariko ntabwo biri aggressive, ntabwo kamujiduye. Yashoboraga kumukubita nka takira muturutse inyuma bakamuha umutuku, yashobora gufata intoki yarangiza agashyiramo n'ikirenge. So mu by'ukuri rero mu bigaragara uriya we yashoboraga gushyiramo imiyaga akamuha umuhondo na avertissement no cyangwa se na warning kumwe ati we urongera ndagukubita umuhondo wa kabiri, genda gake dore iyi takira uteye yariteje